kabiri kangahe umunyeshuri ajya mu bwiherero akamara amasaha 3 yarwaye inzoka zo mu nda, yarwaye inzoka zo mu mutwe, yarwaye inzoka zo mu maguru, yarwaye inzoka zo mu maboko, inzoka zahe isaa 2 dutegereje umunyeshuri ngo aze mu ishuri twige. Ubu sindatanga matiyeri ryari? Mwarimu iyawe yo hafi ya ntayo pe, ntakukubeshya ntayo wifitiye. Njyewe nari ndimo gusoma. Wari gusoma iki? Mu bwiherero niho basomera. Wafashe ikayi y'ibizamini uyitwara mu bwiherero, aho ntiwayitayemo umwanda? Erega byari ibibazo byiza. Ibyo bibazo ni bwoko ki twaraga mu bwiherero? Byatumye ujya kwihererana ibibazo. Wafashe ibibazo tuzakora muri nasiyonari ubijyana aho bavurira impiswi. Umva rero nkubwire wa mwana, sinzi amabanga uri guhisha, sinzi uburyo ushaka kuzakopera, ariko n'ubundi gukopera si umuco mwiza, ahubwo mujye mushyira ubwenge ku gihe, mwige ku gihe, mumenye ubwenge, ntimujye mubona ibintu bikomeye ngo mujye mujya mu bwiherero mwitwaje amakayi, mwitwaje ibibazo n'ibisubizo, uwo mwanya mwarawukoresheje nabi. Muranyumva neza? Ngiye kwa mwarimu Intare ntabwo ari uko twiga. Ni ukuvuga ngo umwana uzongera gufatwa kuri ibyo bintu azahanwa yihanukiriwe, nashaka ahanuke hejuru agwe hasi. Murajya mufotora inda muduhagizemo ibiryo mwange kwiga, hanyuma ikizamini cyiza mutangiye mutore amakayi, mutore ibitabo, mutore impapuro, mujyane mu bwiherero ngo mubikoreshe igihe neza. Urumva? Ntabwo kwa mwarimu Intare ibyo bizavamo. Njyeweho rero umwana nzongera gufata kuri ibyo bintu ni ukumuhara nihanukiriye nkamukosora bya nyabyo. Cyane niba kwiga bikunaniye utaha ujye iwanyu, dore ko bashutinga, mugende mushutinga amakomedi nawe umunyarwenya birangira. Are you getting me? Akuru umukunzi bw'inshiringa icyongereza kubera iki nize neza. Hanyuma rero nihatari uko bimeze, mwese ni ukubashyira ku murongo kandi uhagaze. siko musaza?